Mwiriwe, iyo tubumbuye Bibiliya tukabasha gucengera mu mutima w'Imana, icyo gihe tubasha gusangira umutima w'Imana twese hamwe. Ibyo ni ibintu nshimira Imana cyane. Uretse binyuze muri Bibiliya nta bundi buryo twamenya mu mutima w'Imana. Ntunze Bibiliya nyinshi, mfite imwe mu itorero, indi mu biro byanjye, iyo mu cyumba cyanjye aho ndara. Kera cyane byabaga bigoranye cyane kubona Bibiliya, ariko muri iyi minsi Bibiliya ntabwo ihenze. Niyo mpamvu mfite Bibiliya ndazisoma hamwe nkabifata mu mutwe. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya karindwi. Turasoma mu Bami ba kabiri igice cya karindwi guhera ku murongo wa mbere. Reka dusome. Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samaria indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe, kandi indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeli imwe. Ariko umutwaro umwami yegamira agasubiza umuntu w'Imana ati, mbese nawe Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Kandi ubwo hariho abagabo bane b'abembe bari ku irembo baravugana bati, kitwicaza kugeza aho tuzapfira n'iki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa, kandi inzara urimo twawugwamo, kandi dukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko none muze dukize ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose ni ugupfa. Mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugero rw'Abasiriya. Bageze aho urugero rw'Abasiriya rutangirira, basanga ari nta muntu rurimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati, yemwe umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Baherako barahaguruka nimugoroba hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo uko urugero rwakabaye, barahunga ngo badashira. Nuko abembe bageze aho urugero rutangirira, binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha. Baragaruka binjira mu rindi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Hanyuma baravugana bati, ibyo tugira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera. Niturinda ko bucya tuzagibwa n'urubanza. Nuko nimuze tugende tubwire abo mu nzu y'umwami. Nuko baragenda bageze mu rugo rw'umwami. Bageze mu rugo bahamagara umurinzi w'irembo, baramubwira bati, twageze mu rugero rw'Abasiriya, nuko dusanga nta muntu ururimo, nta uhakomera, keretse amafarashi n'indogobe, kandi amahema yari uko yakabaye. Iyi Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kandi dusomye Bibiliya dusanga muri yo harimo neza umutima w'Imana usobanutse. Iyo twemeye amagambo yo muri Bibiliya mu mitima yacu, uko wameze kose ugira umutima umeze nk'uw'Imana. Imana itangira gukorera muri wowe n'imbaraga nyinshi. Bibiliya rero mu gihe dusobanura ibyo ngibyo neza, usanga hari inyandiko nyinshi cyane zanditse kuri ibyo ngibyo. Mu gihe dusoma Bibiliya, Imana ishaka ko twakira imirimo ivuga muri Bibiliya nk'imirimo y'Imana, tukajugunya ibitekerezo byose tugira, twakira umutima w'Imana mu mitima yacu nk'uko wakabaye. Icyo gihe umutima uhinduka umwe n'uw'Imana mu buryo buhebuje. Umutima utari warigeze ugira mbere utangira gukorera muri wowe, uhinduka umuntu mushya, kandi ibyo ni ibintu bihebuje cyane. Imana ni nzima kandi ikorera muri twe. Niyo mpamvu buri gihe cyose iyo duhuye n'ingorane, Imana iradufasha. Igihugu cya Isirayeli cyagiranye intambara n'igihugu cya Siriya. Abasiriya baraje batera Abisirayeli. Abisirayeli ntibashobora kurwana intambara neza, bakinze imyugariro y'umurwa wabo bakingiranamo imbere. Ariko ibyo ntibyatumye Abasiriya bigendera, bagumye aho ngaho gusa, bakomeza gutegerereza hafi aho. Byatumaga abaturage b'Abisirayeli badashobora gusohoka hanze y'umurwa. Murabizi ko mu gihugu cy'Ubuyapani bubaka inkike z'umurwa bakazengurutsa ingoro y'umwami gusa. Mu gihugu cya Koreya bubakaga inkike bakazengurutsa umujyi wose. Mu gihe Ubushinwa bwo bwazengurutsaga igihugu cyose uruzitiro. Nk'Ubushinwa mu gihe inzitiro zizengurutsa igihugu cyose, mushobora guhinga mo imbere mu gihugu. Ariko ikibazo, abandi bazengurukije inkike zabo umurwa, ariko hanze mu mirima nta nkike zari ziyazengurutse, ntibashobora gusohoka hanze. Rero ingabo z'Abasiriya rero zakomeje kurindira hanze, ariko Abisirayeli ntibashobora gutinyuka ngo asohoke mu murwa. Nkuko nguko hashize ukwezi kumwe, amezi abiri, umwaka wose urinda ushira, aho mu murwa ibyo kurya bitangira gushirana, abantu batangira kwicwa n'inzara. Ibintu byo twasomye mu Bami ba kabiri igice cya karindwi umurongo wa mbere uyu munsi. Ahagana mu mpera z'igice cya gatandatu ushobora kubona abagore batonganye bazira gutogosa abana babo bakabarya. Kuri ubu ngubu abantu bameze neza, ariko inzara ikabije kuba nyinshi cyane, hari ubwo abantu bata ubwenge. Umujyi wa Samaria wari ugiye gupfa wose. Abantu bari bihebye, abantu bari mu kababaro.
icyo gihe ubufasha bwacu buba ari Imana. Igihe cyose dusomye amagambo y'Imana, hari amagambo yuzuye imbaraga z'Imana abasha kutuvana muri ibyo bibazo. Ariko mu gihe tutemeye amagambo y'Imana, icyo gihe amagambo ntacyo aba atumariye. Umurwa w'i Samaria wari washizwemo n'ibyo kurya byose. Vuba aha abantu bari bagiye kwicwa n'inzara umwe ku wundi. Muri ako kanya umugaragu w'Imana Elisa aravuze ati, yemwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ati, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samaria indengo y'ifu ingezagurwa shekeri imwe, n'indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeri imwe. Ngo iki? Indengo y'ifu ingezagurwa shekeri imwe n'indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeri imwe, bizaba bihendutse bigeze aho. Ibyo ni ibintu bihebuje. Niringiye ko rwose byatubaho. Ariko icyo gihe umutwaro umwami yegamiraga aravuze ati, ibyo nta shingiro bifite. Ese nawe Uwiteka akingura amadirishya mu ijuru bene ibyo byabaho? Ese ni itandukaniro hagati y'abaturage ndetse n'umutwaro umwami yegamiraga? Mu gihe abandi bumvaga amagambo bagize ibyiringiro bati, rwose ibyo kurya ejo bizaba bihendutse, bizaba ari byiza bingana iki? Nishimiye kubyumva, bizaba ari byiza cyane, ubu rwose ntitugipfuye. Abantu bagomba kugira ibyiringiro. Ariko umutwaro umwami yegamiraga wari yasetse ati, ibyo rwose nta shingiro bifite. Mbese nawe Uwiteka akingura amadirishya mu ijuru bene ibyo byabaho bite? Hano icyo Bibiliya itubwira ni uko hari itandukaniro hagati y'ibitekerezo byacu n'ijambo ry'Imana. Ibitekerezo tubana nabyo, umwami utegeka isi rero nk'ukora mu batumvira Satani agerageza imitima yacu kugira ngo atume imitima yacu yitarura Imana. Rero imitima yacu itandukanye n'ijambo ry'Imana. Rero uko wameze kose, mu gihe usomye Bibiliya, guhera mu itangiriro, mu kuva Abalewi, kubara gutegeka kabiri uzagenda uhasome hose, ayo magambo yose uko ari menshi, uko wayumva kose, iri ni ijambo ry'Imana. Imana ntijya ibeshya. Ibyo bizakoreka mu gihe ugize kwizera ukayizera. Imana ikora mu buryo buhebuje cyane. Ibi nkunze kubivugaho kenshi cyane. Igihe kimwe mu muryango wacu wa IOF tugira gahunda yo kohereza abakorerabushake mu mahanga. Hari umunyeshuri wavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwaga John Choi ajya ku mugabane wa Afurika mu gihugu cyitwa Liberia. Nijoro mu gihe yararyamye, yakinguye amadirishya nuko aryama mu nzitiramubu. Uyu muvandimwe mu gihe yararyamye nijoro, ukuguru yari yagusize hanze ya supaneti. Muri ako kanya Scorpio yaraje imuruma ku kirenge. Arasakuza ati, si icyo kintu ibintu giki. Akangutse barakibuka, barareba ati iki ni igiki, babura icyo ari, barakibura. Nuko arongera araryama. Mu gitondo abyutse aravuze ngo nijoro mu gihe naryamaga ngo hari umuntu waje wagira ngo yahise anjomba urushinge. Mugenzi we aramubwira ati, ushobora kuba ari umwe na Scorpio. Ako kanya atavuga ati, rwose yareka kwikinira, nta Scorpio iba mu cyumba cyacu. Ariko ku gicamunsi mwene atangiye kumva afite iseseme, ashaka kujya mu bwiherero. Akimara gutera intambwe nkeya atayikubita hasi. Mu gihe yikubitaga hasi, abantu bahise bamwegera, basanga yinyariye ndetse yikorewe n'ibikomeye mu makabutura ye. Ako kanya ntiyahumekaga, yaragiye gupfa. Bahise bamwuhagira vuba vuba bamujyana kwa muganga. Nuko abaganga baravuga bati, ni mu muryango rwose, byarangiye yapfuye. Bati, turakunyize rwose dufashe. Ati, oya, yari umwe na Scorpio. Iyo ukiri umwe na Scorpio ugahita ugenda ako kanya, ufite amahirwe make cyane yo gukira. Ariko aramaze gushira umwanya munini, ubumara bwa Scorpio bwari bwageze mu mubiri wose. Ubumara bwari bwageze no mu mutima we. Muganga aravuga ngo agiye gupfa. Ni mu mujyane rwose, muvane ku bitaro. Baringinga bati, dufashe rwose. Nuko bajya ku bindi bitaro bindi, baringinga. Nuko muganga arabemerera ati, ngana umuryamishe ku buriri. Icyo gihe yari atagihumeka, umwuka wari wahagaze atagihumeka. Abaganga benshi baraje bakajya bajya ibihe bagerageza kumwongerera umwuka. Umutima wakubitaga bukeya, yari arimo gupfa. Abaganga baravuga ngo nta bindi byiringiro bisigaye. Icyo gihe rero umuyobozi w'iryo shami ryaho yarampamagaye ati, pasire rwose, John Choi rwose, ndetse n'ibiki, tuza umbwira icyabayeho. Ati, ngo pasire rwose ndaza kubwira, ariko rwose John Choi. Aza kumbwira ko John Choi ari umwe na Scorpio kandi ariko ari gupfa. Yavaga mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas ajya ku mugabane wa Afurika mu gihugu cya Liberia. Cyari ikibazo gikomeye cyane ko yari agiye gupfa. Kuva Seoul ugera Liberia mu ndege idahagarara bitwara amasaha 18,
kandi bari bavuze ko ashobora gupfa amasaha make. Ese ngo naboherereza imiti, ese unaboherereza umuganga. Muri ako kanya hari icyanditswe cyo muri Bibiliya cyaje mu mutima wanjye, muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 31. Aravuga ngo ariko bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazagurukisha amababa yabo nk'igisiga, bazagenda be kuruha, baziruka be kunanirwa. Aya magambo yaje mu mutima wanjye, nuko ndavuga nti ese nshobora kuvugisha John kuri telefone? Bati yego pasiteri. John akiriya windi Pastor Park. Ndamubaza nti John ushobora kumva ijwi ryanjye? Ati yego pasiteri. Bavuze ko hari umwe na Scorpion muri Afurika, bavuze ko urimo gupfa ubu ngubu. Ariko muri iki gitondo nasomye Bibiliya, nasomye muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 31. John, amagambo muri Bibiliya ni amagambo y'Imana, kandi Imana ntiyigera ibeshya na rimwe. Iki tubwira ahangaha nuko ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazazamuka, bazagurukisha amababa yabo nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be kuruha. Ibitabo 66 byo muri Bibiliya byose n'amagambo y'Imana, kandi Imana ntiyigeze ibeshya na rimwe. Kugira ngo uneshe ubumara ukeneye imbaraga nshya. Tegereza Uwiteka Imana, itegereza Uwiteka Imana, iringira Imana. Imana yarasezeranyije ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Ibitabo 66 byose byo muri Bibiliya n'amagambo y'Imana. Twenye ko ntabwo tugomba kuvuga ibi n'ibi ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, ko mu gihe twakira ijambo ry'Imana kubwo kwizera, mu gihe utegereje Uwiteka ukaba ari uhangaha amaso ugashaka ubufasha bwe, Imana yavuze ko izaguha imbaraga nshya. John, ukeneye imbaraga nshya kugira ngo uneshe ubumara bwa Scorpion. Imana ntiyigeze ibeshya na rimwe. Aya ni amagambo y'Imana. Tegereza Uwiteka Imana, muhangeho amaso, yizere, yitegereze, nta kabuza izaguha imbaraga. Namuvuganye na minota nka 15, nuko ndasoza. Nese John, urabyizeye? Ati yego pasiteri. Nuko uzahaguruka ukire vuba, ngiye gukupa telefone. Aho kanya mpita nkupa telefone, mpita mpamagara mu mujyi wa Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mpamagara umupasiteri wacu w'aho ngaho, mubwira ko yakoranye bene data bagatangira bakamusengera. Ndamubwira ngo umenyeshe n'ababyeyi ba John Choi ko yari umwe na Scorpion. John yatekerezaga ko agiye gupfa vuba, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. John yatangiye guhanga amaso ku Uwiteka bari bategereza. Ati Mana, rwose ndagutegereje, Mana umpa imbaraga nshya. Nuko arasinzira, atangira kugona, ati arasinzira cyane. Nuko mu gitondo cya kare, umuforomo ushinzwe icyo cyumba barwariyemo yarimo gusinzira, nuko arakanguka. Tireka njye kuri wa musore waje ejo wari umwe na Scorpion bashaka ko yapfuye, tujye gutunganya umurambo we tubike. Iragiye mugezeho aratangara, umuvuduko w'amaraso wari wiyongereye. Mu ijoro ryari ryakeye umuvuduko, ubushyuhe bwe bwari bwagabanutse bwageze kuri degere 17. Umutima wo kubita ku kigero cya 40. Yari yamaze kuba nk'uwapfuye, yakagombye ko yarapfuye kugeza icyo gitondo. Ariko n'umuvuduko w'amaraso wari wiyongereye, ubushyuhe bwiyongereye, umutima ukubita neza. Wa muforomo aratangara cyane. Muganga arasinziriye, nuko umuforomo ariruka aramubwira ati muganga vayo urebe, dore umutima utangiye kubita neza, umuvuduko w'amaraso wiyongereye. Muganga aramubwira ati so mukoreye iki? Ati reka nta kintu nigeze mukorera. Muri iki gitondo yarabyutse, baramubaza ati muvana umeze neza? Ati rwose meze neza. Tumuvana uzi ibyo kubayeho ku munsi w'ejo, warinyariye ndetse wikoraho n'ibikomeye mu buriri bwawe, byabaye ngombwa ko nkoza, ugomba kuzanyishyura. Kurana ko ikirenge cyari kimeze ubwo yarumwaga na Scorpion, cyose cyari cyaboze, yari yangiritse cyane. Mu mezi 2 yari yakize neza, yavuwe. Ubu ikirenge kimurana ko cyakize neza, sibyo? Wagira ngo yatewe ikirenge gishyashya. Murana ko yaje gushaka, uyabaye umubyeyi w'abana 3. Ese abaho yishimye bingana iki? Uko mbitekerejeho cyane, mishimira Imana cyane. Duhanga amaso Uwiteka Imana, ujye wizera amagambo y'Imana ari muri Bibiliya mu mutima wawe. Imana si umuntu, ntijya ivuga amateshwa. Ivuze ijambo yubahiriza isezerano ryayo. Rero mu gihe wumvise ijambo ry'Imana, mu gihe uyemeye kubwo kwizera, icyo gihe amagambo yo mu isezerano ry'Imana atangira gukorera nawe. Ibi si bya John Choi wenyine gusa, naho nabonye imirimo y'Imana myinshi cyane. Nanjye ubwanjye nabonye imirimo y'Imana myinshi cyane. Nabonye Imana ikorera abantu benshi cyane bari bugufi bwanjye. Ese Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya,
Bibiliya ivuga ko nutegereza Uwiteka uzasubizwamo intege nshya. Si ibyo gusa, hari n'andi magambo menshi cyane. Mu gihe wizeye ayo magambo yose, imirimo y'Imana itangira gukoreka. Gusa ikibabaje ni uko abantu bashutswe na Satani mu bitekerezo byo baravuga ngo ibi nta shingiro bifite, bagasuzugura ijambo ry'Imana ntibaryizere. Niyo mpamvu bibahindukira ikibazo. Mu gihe twumvise ijambo ry'Imana tukanarisoma, mu gihe wizeye iryo jambo, ijambo ry'Imana rizagukorera neza nk'uko ryavuze. Hari amagambo menshi cyane ameze atyo. Kuri ubu ngubu amagambo twasomye mu Bami ba kabiri ibice 7, umurwa w'i Samaria wari ugoswe n'ingabo z'Abasiriya, bituma abantu batajya mu mirima guhinga. Ibyo kurya byarabashiranye, abantu batangira kwicwa n'inzara. Abagore batangiye kujya barya abana babo, baryaga imbeba bakarya ibyo bashoboye byose. Ariko Imana igihe cyose duha ibyiringiro. Umunsi umwe umugaragu w'Imana Elisa aravuze ati, yemwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe, ku irembo ry'i Samaria indengo y'ifu y'ingezi zizagurwa shekeri imwe, n'indengo ebyiri za sayiri nazo zigura shekeri imwe. Ese ubu ngubu indengo y'ifu y'ingezi zigura ngahe? Indengo ebyiri za sayiri zigura ngahe? Ntabwo bavuga igiciro byaguraga ubu ngubu. Nta byo kurya bafite, bishoboka ko indengo imwe ya sayiri yagurwa 10,000 bya shekeri, cyangwa se indengo ebyiri za sayiri nazo zigakurwa 10,000. Ariko bavuze ko ubuke bwa ibyo kurya biri buhenduke cyane. Umutwaro umwami yegemeraga aravuga ati, ese nawe Uwiteka yakingura amadirishya mu ijuru n'ibyo byabaho? Ibyo yatangiye kubyumvira mu ishingiro rya muntu. Iyo bivugwa n'umuntu wenda ntibyari kubaho, ariko niba ari umugaragu w'Imana bivuze, ni nk'ari ijambo ry'Imana kandi kuko bizasohora. Nuko umutwaro umwami yegamiraga araza avuga ngo iki? Ati, mbese nawe Uwiteka yakingura amadirishya mu ijuru n'ibyo byabaho? Imana rwose ntiyakora ibi ngibi nawe yakingura amadirishya yayo. Ngo mbese nawe Uwiteka yakingura amadirishya mu ijuru n'ibyo byabaho? Umugaragu w'Imana Elisa amubwira ngo iki? Ibyo uzabirebesha amaso yawe, ariko ntuzabiryaho. Kandi nuko byagenze koko. Nyuma yaho se Imana yaje gukora ite? Reka dukomeze dusome ibyanditsweho gato hano muri Bibiliya mu murongo wa 3. Kandi hariho abagabo 4 b'abembe bari ku irembo baravugana bati, kitwicaza kugeza aho tuzapfira n'iki? Ku irembo ry'umurwa hari ababembe 4. Ababembe bari baramugaye. Imiryango yabo yajyaga ibagemurira ibyo kurya bikaba bibatunga. Ariko ikibazo nuko no mu murwa nta byo kurya bafite. Nibaza kuguma mu mudugudu wabo nta wari kubagemurira ibyo kurya. Bavuye imidugudu yabo buhoro buhoro baraza begera amarembo y'umurwa. Basanga amarembo arakinze ntibashobora kwinjiramo. Bakomeje gutegerereza ngo gusa biteze ko imiryango yabo izagera ikabazanira ibyo kurya. Ntago bapfuye gutegereza gusa. Mu murwa abantu bicwaga n'inzara, sindi bari kwagemurira ibyo kurya. Bakomeje kwicara gusa barategereza. Batese uyu munsi baratuzanira ibyo kurya koko? Bati nifuza ko hagira umuntu utuzanira ibiryo. Hashize igihe kinini. Ndibuka ko ubushize nari ifunguro ryiza ku ifunguro ryanjye ku isabukuru yanjye y'amavuko. Nuko umwe mu babembaza kubabwira ati, dukomeje kwicara nta uri butuzanira ibyo kurya. Ese niki kitwicazanga kugeza aho tuzapfira? Kugeza ubu bakomeje gutegereza gusa mu cyuka ko hagira umuntu bazanira ibyo kurya. Ariko Imana atangiye guha ubwenge bwayo ababembe 4. Bati nubwo twakwicara ahangaha tugategereza nta kizakoreka. Turamutse twinjiye mu murwa n'abaho bari kwicwa n'inzara natwe yadutsindayo. Nituguma kwicara ahangaha nabwo tuzapfa. Reka duhaguruke dukeze ingabo z'Abasiriya. Nibadukiza tuzabaho, nibatwica hose no gupfa. Reka tugende tumanike amaboko ku rugero rw'Abasiriya. Imana bahaye ubwenge, bigeze muri ubwo bwenge basha gutekereza kuri icyo kintu. Hari hashyushye cyane ku gicamunsi. Mu mugoroba rero ubwo bwari bwije, n'iki gihe babembe 4 bagiye mu rugero rw'Abasiriya. Bari bashonje cyane, byari bigoye ko bagenda bagwirirana, bagenda badandabirana. Umwe arabwira ati, rwose ibyo simbibashije. Byaba byiza mwe mwigendeye mukarya ibyo mushoboye byose mukipfira. Ese ibyo uvuga ni biki? Turaza kujyana, haguruka tugende. Mu gihe bagendaga badandabirana, barakomeje baragenda inzira yose bagera ku rugero rw'Abasiriya. Nuko bageze mu marembo y'umurwa, Imana irakora. Mu gihe ababembe bagendaga bagwirirana badandabirana benda gusatira amarembo y'urugero rw'Abasiriya, ingabo z'Abasiriya zumvise ari nk'igisirikare kinini cyane, ikiriri cy'ingabo
nyinshi cyane, n'amafarashi n'indogobe zabo n'amagare nk'abagabye igitero. Batangira kubazanya bati ese ibi ni biki? Ese urusaku twumva ni uruhe? Byanze bikunze umwami w'Isirayeli yaguriye abami b'abanyegiputa n'abami bandi ngo baze badutere. Bwari bwije, bumvise gusa ikiriri n'urusaku rw'ingabo nyinshi. Bari barimo guteka amasupu, bagiye kurya, barimo kwitegura gufungura. Ubwo bumvaga rwa rusaku, nta nubwo bigeze bakebuka, ku kanya bose barirutse barahunga, biruka nta n'ukebutse. Baba bembe mu gihe bagendaga badandabirana bagwirirana bagera muri rwa rugero rw'Abasiriya, bati turabasabye mwe kutwica, tumanitse amaboko imbere yanyu, tumanitse amaboko rwose mwitwica. Basanga nta muntu n'umwe uhari. Binjiye mu mahema, hari ibyo kurya byarimo gutogota, birimo gutekwa ku mbabura. Bati uko byamera kose reka tubanze turye, icyabaho cyose nyuma. Ese bari umuntu uri hano? Bati nta muntu uhari. Nuko barya byinshi, ibyo bashoboye byose. Batangira guhisha ifeza n'izahabu, barongera barya ibindi. Nuko umwe mu babembeza kuvuga ati batari ko ibi dukora si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, none twe turishekeye. Hari ibyo kurya byinshi hano, mureke aya makuru tuyajyane mu murwa. Ibyo mbitekereje mbona ko ari imirimo myinshi cyane Imana yagiye ikorera mu buzima bwanjye. Narekuwe mu gisirikare mu 1968. Maze kurekurwa mu gisirikare nashatse kubwiriza ubutumwa bwiza ahitwa Kimchon. Naniteguye kujya aho hitwa Kimchon. Muri iki gihe nari mfatiye nk'amadolari 3 yonyine gusa. Kora ko ntaragera mu gisirikare sinari ko ibintu byaguraga muri icyo gihe. Ayo mafaranga niyo nafatishije gari ya moshi nuko nerekeza Kimchon. Hari ahantu naje kubona, hari ahantu hatubereye kuba twahatura. Nuko ndababaza ndetse nangahe. Badusaba amadolari 70. Amafaranga nari mfite nta nubwo ari 1/20 cy'amafaranga nagomba gutanga amavanse. Uwo munsi rero narimo kugendagenda mu mujyi wa Kimchon. Nuko mbwira Imana nti Imana itegereza, hariya hariho kafe, hariya hariho iduka ry'abadozi, hariya hariho iduka ry'ibitabo. N'Imana z'isi ziha abantu bazo inzu zo gukoreramo. None ngiye ko ndi umuntu wawe kuko ntiwampaho gukorera, ndagusabye impa inzira yo gukoreramo. Uko niko ndasenza Imana. Nuko nkomeza kwitegereza hirya no hino, nza gusubira ahitwa Apokdong. Uruko nabonaga umwanya nibwo n'amafaranga nabaga mfite, najyaga gusura ahantu nabona inzu kubera ko nizeraga ijambo ry'Imana. Umunsi umwe nari muri bisi ndimo kuva Kimchon nerekeza Kochang. Iruhande rwanjye hari umumisiyoneri w'Umwongereza, twari twicaranye muri bisi. Nuko ndamubaza ndetse ukomoka mu kihe gihugu? Arambwira ngo ni mu Bwongereza. Ndamubaza ndetse undi ukora iki? Aravuga ati ndi umumisiyoneri. Ukora umurimo mwiza cyane. None se ubu ngubu urerekeza he? Ati nibere mu butembere. Ese uri mu butembere bw'ivugabutumwa? Ati reka ndi mu butembere gusa bwo kwisurira ahantu. Nuko birandakaza. Uri umumisiyoneri uri kubwiriza ijambo ry'Imana no bibere mu butembere? Yewe uri umumisiyoneri wangiritse. Ururimi rw'igikora n'icyongereza cyanjye byaranganaga. Natangiye kumutonganya mu cyongereza cyanjye gipfuye. Ariko ari umugabo mwiza. We yaricaye gusa arabyemera arabyumva. Nuko njye ubwanjye ndarambirwa. Nuko nururukira Kochang. Mu gihe nerekezaga Apokdong, nari ngiye ku murongo ngiye kugura tike y'ibisi, sanga umumisiyoneri yankurikiye arambwira ati yego Mr. Park. Ntiyego. Ese wanyemerera nkarara iwawe muri iri joro? Ndamwira nta kibazo ngwino. We nanjye tugenda muri Apokdong hano mu misozi kure. Nta mazi twagiraga, nta n'iriba, twanywaga amazi y'akagezi. Yari amazi meza. Njye amazi nta kibazo yanteraga narayanywaga. Mu gihe umumisiyoneri yanywaga ayo mazi, natekereje ko ibifu by'abakora ari byiza. We yakomokaga mu Bwongereza, yaje kurwara inzoka buri gihe cyose agahora yiruka ajya ku musarani. Numvise bimbabaje. Yamaze iminsi 4 arari wanjye mu rugo. Mu gihe aryamaga iwanjye iminsi 4, mu gitondo cy'umunsi wa 4 yaje kubyuka. Arambwira ati uyu munsi ndibuze gutaha mu rugo iwanjye. Aravuga ati rwose nkwiseguyeho.
guhera uyu munsi ndatangiye kumuha amazi atogoshe. Narambwiye wihangane ibyo sinzongera kubigukorera ukundi. Arambwira ati rwose Mr. Parker hari ikintu nkeneye kukubwira. Ntese ni igiki mbwira. Ati uzanyemerere tubone umwaka umwe gusa. Nuko udatangara. Ntese kuki ushaka kubana nanjye? Ati ndakwinyuza unyemerere tubone umwaka umwe. Nuko arambwira ati nabonye abapasiteri benshi n'abamisiyoneri benshi. Ati sinigeze mbonaho umuntu ubaho nkawe. Nanjye ndashaka kwiga uko nabaho nkawe. Nuko ndaseka. Ntese ubuzima bwanjye niki kidasanzwe kuko nicyo ushaka kwiga? Ati rwose ndagusabye nyemera tubane umwaka umwe. Nuko niko yambwiye. Nuko ndamubwira nti hoya. Ati ese kubera iki? Ndamubwira nti ngiye singira n'umuntu n'umwe ujya umfasha. Mbwiriza ubutumwa bwiza gusa. Kandi igihe cyinshi hari ubwo mburara. Muri iki gihe najyaga mburara kenshi. Ariko ubona inkunga ivuye ku rusengero rwawe ukagura imigati, dore nta migati ngira. Ati rero mu gihe nzaba nashonje nabuze ibyo kurya, mfite impungenge kuzampa ku migati yawe. Ngewe nshaka kuzajya mbihabwa n'Imana. Nubwo byagera gudishwa n'inzara uramenye ntuzampe ku mugati wawe. Tugirana amasezerano kutazigira umpa ku mutsima wawe cyangwa ku mafaranga. Ati yego nta kibazo. Nuko mubwira ko yashaka inzu Kimchan. Hashize iminsi 10 yahise agaruka nanone. Arambwira ati Mr. Parker rwose ndashimira Imana. Ati nakomeje gusengera no Kimchon, Imana yampaye amafaranga yo kugura inzu hano Kimchon. Nta muntu wigezamo ubufasha mu buryo bwa kimuntu. Ariko mu gihe nabaye ubuzima bwanjye kugeza ubu ngubu nashima Imana cyane kuko yampaye ibyo nari nkeneye byose mu buzima bwanjye. Ariko muri ibyo bihe nabaga nshonje kenshi, najyaga nishwe n'inzara. Muri ibi bihe nsora ibitabo byinshi kandi bikagurishwa neza. Ubu nsigaye mbaho ubuzima bwanjye nta ngorane nyinshi mfite. Ariko byari bihebuje cyane kubona uburyo Imana yakoreraga muri njye. Ibintu ubwo nabivuga ijoro ryose sinabirangiza. Imana ni nzima. Igikuru kurenza ibindi byose ni uko yambabarira ibyaha byanjye binyuze mu musaraba wa Yesu. Imana yabwiye rero abaturage b'i Siriya iti oya, icyo nshaka kuvuga ni uko umugaragu w'Imana yabwiye abaturage b'i Samaria mu gihugu cya Isirayeli ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifu izagurwa shekeri imwe n'indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeri imwe. Muri ako kanya umutwaro umwami yegamiraga yavuze ngo iki? Ati mbese nawe Uwiteka yakingura amadirishya mu ijuru bene ibyo byabaho? Ntiziraga Imana nk'Imana, atekerezaga ko Imana irutwa n'umuntu. Umugaragu w'Imana aramubwira ati uzabibonesha amaso ariko ntuzabiryaho. Nuko igihe kirashira nkuko byasezeranijwe neza. Nkuko byasezeranijwe koko ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samaria Uwiteka Imana izaduhesha ko indengo y'ifu izagurwa shekeri imwe n'indengo ebyiri za sayiri zigura shekeri imwe. Sinzi ngo indengo y'ifu izagurwa ngahe muri Samaria muri ako kanya, ariko byari ukuri ko yari igiye guhenduka cyane. Iki gihe umutwaro umwami yegamiraga aravuga ati mbese nawe Uwiteka yaca amadirishya mu ijuru bene ibyo byabaho? Hano ikintu gikuru hano nuko ntiyafataga Imana nk'Imana. Ari umwana w'umuntu ubivuga bavuga ko bidashoboka. Ariko se n'iki Imana itabasha gukora? Ejo nk'iki gihe Imana ishobora kubikora mu buryo bworoshye cyane. Icyatumye dusoma ibi byanditswe muri uyu mugoroba ni ukubera ko umutwaro umwami yegamiraga yumvise amagambo y'Imana. Ati ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samaria indengo y'ifu izagurwa shekeri imwe n'indengo ebyiri za sayiri zizagurwa shekeri imwe. Iri ni ijambo ry'Imana, si ijambo ry'umuntu, kandi byakoreka bityo gusa. Ariko umutwaro umwami yegamiraga yumvise ijambo ry'Imana, nuko akoresha ishingiro rye atangira guca imanza niba bizakoreka cyangwa bitazakoreka. Mu maso yaravuga ngo ibi ntibizigira bibaho rwose ejo nk'iki gihe. Ariko se wa mutwaro yavuze ngo iki? Ese nawe Uwiteka yakingurira amadirishya mu ijuru bene ibi byabaho bite? Muri ako kanya umugaragu w'Imana aramubwira ati ibyo uzabirebesha amaso yawe ariko ntuzabiryaho. Cyo kimwe nk'iyi nkuru rero no mu Bami ba kabiri ibice 7. Iki nacyo kibazo tugira mu buzima bwacu bw'umwuka uyu munsi. Iyo duhuye n'ibihe nk'ibi, Imana n'abantu baratandukanye. Iyo nta mafaranga dufite nyine nta mafaranga tuba dufite. Iyo nta byo kurya dufite nta byo kurya tuba dufite. Ariko Imana yashoboye cyane gutegura ibyo kurya ikagaburira abaturage bose b'i Samaria ndetse bikanasaguka. Imana ntikennye nkatwe.
Imana si umupfakazi, Imana si umushonji. Imana ni Imana, kandi iyo ikivuze uko cyasa nk'ikidashoboka kose kizakoreka, kubera ko iyo ni Imana. Imana ibasha kubikora, twe ntitwabibasha. Ntidukwiye kurebesha Imana guca imanza kwacu. Mu guca imanza kwacu twibwira ko bitakoreka, ariko Imana yashoboye kubikora. Reka turebe nuko Imana yakoze. Iravuga ngo icyano muri Bibiliya mu murongo waho wa 3, kandi ubwo hariho abagabo 4 b'abembe bari ku irembo baravugana bati, iki twicaza kugeza aho tuzapfira ni iki? Hano byagenze bite? Mu gihe abembe baganiraga, ese Imana irimo gukora iki? Ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samaria indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, n'indengo 2 za sayiri zizagurwa shekeli 1. Iki ni Imana irimo gukora hano. Ese ibyo byashoboka bite ko abembe 4 nabo ubwabo bisonzeye? Barabwiranye bati, nitwigumira aha ngaha turaza kwicwa n'inzara. Abo mu murwa nabo barashonje, tujye mu murwa natwe twapfa. Hara nta byo kurya biriyo, ntabyo bari buduhe, dore twakomeje gutegereza gusa. Ariko nidukomeza kwicarira aha ngaha turaza gupfa. Reka tugende rero twitange mu rugero rw'Abasiriya. Bo bafite ibyo kurya byinshi, niba twica tuzapfa. Niba dukiza hose niba dukiza byura tuzabaho. Reka dupfe kujya dushakira ibyo kurya. Imana yahaye abembe 4 ubu bwenge. Gusa ikintu gitangaje hano nuko hamwe n'ibitekerezo byacu ntabwo dushobora kwizera ijambo ry'Imana, ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ese Abaroma 3:24 avuga ngo iki? Batsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bahereye ubusa bwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Imana ishoboye cyane gutuma ejo nk'iki gihe indengo y'ifu y'ingezi zigurwa shekeli 1, n'indengo 2 za sayiri zigakurwa shekeli 1. Yaravuze ngo ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana ho birashoboka. Uku niko Imana yavuze, ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samaria indengo y'ifu y'ingezi zizagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Imana yavuze ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifu y'ingezi zizagurwa shekeli 1, n'indengo 2 za sayiri zizagurwa shekeli 1. Imana ibyo yarabisezeranije. Ibi byarashobokaga cyane, kandi Imana yarabikoze kuko birakoreka. Ariko mu gihe umutware yarebeshaga ibyo ari gucamo, yarebaje ati, si byashoboka bite kuko mu nzara nk'iyi ingabo z'Abasiriya ziratugose? Ese umuceri tuzawukura he? Ngo indengo y'ifu y'ingezi zizagurwa shekeli 1, indengo 2 za sayiri zizagurwa shekeli 1. Ibyo rwose nta shingiro bifite. Nta Uwiteka yaca amadirishya mu ijuru ntibyabaho. Uyu mutwaro umwami yegamiraga, ijambo rye ryicaga ibyiringiro byavaga ku ijambo ry'Imana. Umugaragu w'Imana avuga ngo uzabirebesha amaso, ariko ntuzabiryaho. Muri aka kanya binyuze muri Bibiliya turimo kwiga iby'Imana. Mu gihe twiga iby'Imana, ntugapfe kwizera gusa ibigaragara nk'ibyagushobokera, nubwo byaba bisa nk'ibitagushobokera. Imana yishoboye cyane kubikora. Ibyo nubyizera tubasha kwakira imigisha. Nagiye mu rusengero igihe kinini cyane, ariko sinashoboraga kwizera Imana. Nagiye mu rusengero nkora ibyiza, gerageza gukorera Imana cyane, nemeraga ibingaragarira nk'ibishoboka, ariko sinashoboraga kwizera ibigaragara nk'ibidashoboka. Hano rero umutwaro umwami yegamiraga yaravuze, nawe Uwiteka akingura amadirishya mu ijuru, n'ibyo byawe bite? Ubu nta byo kurya bihari, ingabo z'Abasiriya ziratugose, ibyo tuzabikura he? Ngo indengo y'ifu y'ingezi zigurwa shekeli 1, n'indengo 2 za sayiri zigurwa shekeli 1. Bigaragara nk'ibidashoboka. Birasa nk'ibidashoboka mu maso yacu, ariko ku Mana birashoboka cyane. Abantu rero bizeraga Imana, nubwo byasaga nk'ibidashoboka, niba ari uko Imana yavuze, ubwo birakoreka. Mu Baroma 3:23 haranditswe ngo ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Hano rero uyu mutwaro umwami yegamiraga nanjye twe tumeze kimwe.
ijambo ry'Imana riravuga ngo ejo ku irembo ry'i Samaria indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe n'indengo ebyiri z'isari zizagurwa shekeli imwe. Ariko bivuze mu mirebere ya kimuntu bisa nk'ibidashoboka, bisa nk'ibidafite ishingiro na busa. Bishoboka bite ko ifu y'ingezi yagurwa shekeli imwe? Bishoboka bite ko indengo ebyiri z'isari zizagurwa shekeli imwe? Ibyo nta shingiro bifite mu maso y'umuntu. Umutwaro umwami yegamira agacaga imanza nk'abantu. Nimwumve neza, muri Bibiliya haravuga ngo ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Hanyuma mu murongo 24 haravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa. Batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. N'Imana ivuga ngo batsindishirizwa, ubwo bivuze ko amaze gutsindishirizwa. Ariko nanjye icyo kimwe nk'uyu mutware naribye, narabeshye, nakoze ibyaha byinshi. Ni koko Yesu yarabambwe, ariko njye ndi umunyacyaha. Kubera ko abantu babana n'ibitekerezo nk'ibyo byatumaga mpora ntekereza ko ndi umunyacyaha. Nahoraga nibwira ko ndi umunyacyaha. Umunsi umwe naje gusoma muri Bibiliya mu Baroma ibice 3 umurongo 24 23 turavuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nibyo koko nanjye nakoze ibyaha, ariko mu murongo 24 mu murongo 23 kuko ndi umunyacyaha, ariko mu murongo 24 binyuze mu kuba Yesu yarabambiwe ibyaha byacu, yishyuye igihembo cy'ibyaha byacu, bityo rero twaratsindishirijwe, twarejejwe, niko havuga. None ubwo dukwiye gukora iki? Ni ukwizera ijambo ry'Imana. Imana yatubwira ko turi abakiranutsi. Abantu bose bakoze ibyaha, ariko Imana yatubwira ngo twaratsindishirijwe. Iratubwira ko twejejwe, iratubwira ko ibyaha byacu byose byogejwe. Uko niko dukwiye kwizera. Ariko nyamara twebwe twizera ibyo turi gucamo cyo kimwe nk'wa mutware umwami yegamiraga. Ese bishoboka bite ko ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samaria indengo y'ifu y'ingezi yagurwa shekeli imwe? Ese nawe uteka yakingura amadirishya mu ijuru? Ibyo ntibishoboka, nta shingiro bifite, ntibibaho. Uko niko yavuze, nanjye uko niko navuze, abantu bose uko niko bajya bavuga. Buri munsi nahoraga nsengera ko ibyaha byanjye bibabarirwa nkahora nihana. Umunsi umwe naje gusoma mu Baroma ibice 3 umurongo 24 niko ko mu murongo 23 ngo bose bakoze ibyaha kandi bashyikira ubwiza bw'Imana. Niko ko bose bakoze ibyaha, bose n'abanyabyaha, ariko Imana yatubwira ngo waratsindishirijwe. Nicyo kimwe. Nibyo kuko twakoze ibyaha, turabanyabyaha, ariko Imana yavuga ngo twaratsindishirijwe. Niko ko nta byo kurya bihari, ariko Imana iravuga ngo indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe n'indengo ebyiri z'isari nazo zigurwa shekeli imwe. Igikuru ni ukwibaza ngo ese ninde uri kubivuga? Ese ni pasiteri? Ni umukuru mu itorero? Si ni umudiyakoni? Oya, ninde ubivuga? Ni Imana. Ngo iki? Ngo ni Imana. Niba ari Imana ibivuze rero, ubwo rero ejo nk'iki gihe indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe n'indengo ebyiri z'isari zizagurwa shekeli imwe. Niba ari Imana iri kubivuga, ibyo naba narakoze byose uko byabingana, niba Imana ivuga ko natsindishirijwe, ubwo ni ukuri koko ndi umukiranutsi. Kubera ko Yesu umuntu, iyo ni Imana, ntijya ibeshya. Nibivuga ko natsindishirijwe, icyo naba narakoze cyose ko cyaba kingana, ubwo bivuze ko natsindishirijwe. Kwizera Imana nuko bimera. Ariko abantu benshi bakurikira ibitekerezo byabo bakibaza bati njye nakoze ibyaha byinshi, ni gute nawe umukiranutsi? Ibyo ntibishoboka, ndi umunyacyaha. Nanditse igitabo cyitwa Ibanga ryo kubabarirwa icyaha. Hari umuntu wanditse amagambo yo kundwanya. Yaranditse ngo njye mpamije ko ndi umunyacyaha kugeza igihe nzapfira. Uyu muntu ameze nk'uwa mutwara umwami yegamiraga. Ati ku irembo ry'i Samaria ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe. Reka ibyo ntibibaho. Uko niko bimeze mu maso yacu. Ariko Imana yo nibivuze ko indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe, ubwo nyine Imana ni nyakuri. Nicyo kimwe natwe twari abanyabyaha banduye, ariko Imana ikubwiye ko uri umukiranutsi. Ibyo ni ukuri ko uri umukiranutsi. Ni Imana ibivuze, ibyo ni ukuri. Mu Baroma ibice 3 umurongo 23 ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ariko batsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ibibahereye ubusa
kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Uko turushaho gusoma Bibiliya binyuze mu rupfu rwa Yesu ku musaraba, avuga ko twogejwe, ko twejejwe, twaratsindishirijwe. Ni ibintu bihebuje. Ibitabo 66 byo muri Bibiliya byuzemo amagambo nk'ayo. Muri Yesaya igice cya 44 umurongo 22 haravuga ngo neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira ko nagucunguye. Imana irimo kuvuga iti neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, kandi ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu. Neyuye ibicumuro byawe, bityo rero ngarukira. Iki nicyo Yesu ari kuvuga. Niba Yesu avuga ko ibyaha byanjye byababariwe, ubwo nyine byarababariwe. Nizera Imana kurenza ibitekerezo byanjye. Nizera ibitekerezo byanjye nanjye, ariko nizera Imana. Gusa ubu nizera ijambo ry'Imana kurenza ibitekerezo byanjye. Mu bitekerezo byanjye nkora ibyaha bisa nkaho ndi umunyacyaha, ariko niba Imana ivuga ko ndi umukiranutsi, ubwo rero ndi umukiranutsi ni ukuri. Ngo bisa nkaho nawe Uwiteka yaca amadirishya mu ijuru n'ibyo bitabaho. Ariko niba Imana ivuze ko ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samaria indengo y'ifingizi yagurusha rimwe, ubwo nyine niko bimeze. Kugeza ubu najyaga mbana n'ibitekerezo byanjye, ariko namaze kwizera ijambo ry'Imana. Uko ibitekerezo byanjye byambwira kose, niba Imana ivuze ko natsindishirijwe, ubwo nyine natsindishirijwe. Uko nabibona mu maso yanjye kose, niba Imana ivuga ko nuhagiwe, ubwo naruhagiwe. Ntitaye ku kuntu umeze, niba Imana ivuga ko nerejejwe, ubwo nerejejwe. Kwizera uko niko kwizera Imana. Abantu bizera ibitekerezo byabo, bariyizera bo ubwabo. Imana yavugiye mu ijambo iti ibyo uzabirebesha amaso yawe, ariko ntuzabiryaho. Uko niko Imana yabwiye uwo mutware. Najyaga ntekereza ko kubera ko nakoze ibyaha, kubera ko nabeshye nkaniba, najyaga ntekereza ntibyanze bikunze ndi umunyacyaha. Ariko ubwo nasomaga Bibiliya yabivuze ukundi. Imana yabivuze ukundi, ngo kubw'amaraso ya Yesu ibyaha byanjye byarogejwe. None ubwo nzizera ibitekerezo byanjye cyangwa nzizera ijambo ry'Imana? Ese nzizere Pastor Joseph cyangwa nzizere ijambo ry'Imana? Pastor Joseph nawe yizera Imana. Ukwiye kwizera Imana kurenza kwizera ubwawe. Ese ndi muntu ki kugira ngo nizere? Njye sinkwiriye, nkwiye kwizera Imana. Mu gihe nizeraga Imana, naje kubona ni koko naracumuye. Nibyo nakoze amabi, narabeshye, naribye, ariko niba Imana ivuga ko natsindishirijwe, ubwo naratsindishirijwe. Kwizera uko niko kwizera Imana. Nta wundi wizeye Imana kubera ko rihuza n'imitima yawe. Nturyizere kubera ko ridahuza n'umutima wawe. Uko si ukwizera Imana, uko ni ukwizera. Uko byaba bigaragara kuri wowe, kwizera Imana ni ukwemera ibyo ivuga. Mu 1962 nari mbayeho nihebye, ariko mu gihe nasomaga Bibiliya, binyuze muri Bibiliya namenye ko ibyaha byanjye byose byogejwe. Bibiliya yavuze ko ibyaha byanjye byose byogejwe, ubwo nyine byarogejwe. Nta wundi, buri munsi najyaga ntakamba nsaba imbabazi. Kubera iki? Ngo batsindishizwe n'ubuntu bwayo kandi bibahereye ubusa. Kubw'impamvu rero ndi umukiranutsi, nizeye ijambo ry'Imana. Guhora icyo gihe Imana yahinduye ubuzima bwanjye. Nabashije kubona Imana ibana nanjye muri byose. Mu gihe nizeraga ijambo ry'Imana, nabonye Imana inkorera mu buryo buhebuje. None Imana yakoze iki? Areba ababembe 4 mu kabwibwi bagiye mu rugero rw'Abasiriya kugira ngo bakuremo ibyo kurya. Ariko Imana yakoreye muri babembe 4. Imirindi yabo Imana yumvikanishije nk'ikiriri cy'amagare n'igitero cy'ingabo nyinshi. Byumvikana nk'ingabo nyinshi cyane, n'amagare n'amafarashi, abasirikare benshi. Nijoro ingabo z'Abasiriya zari ziteguye kurya ibyo kurya, zijya kumva zumva urusaku rw'ingabo n'ikiriri cyinshi cyane cy'igitero. Ntacyo bashobora kubona kubera ko byari mu ijoro, ariko bumvise urusaku rw'amagare n'ikiriri cy'amafarashi n'ingabo nyinshi zigabye igitero. Barabazanya ati, ibi n'ibiki n'ibiki? Ati rwose byanze bikunze ubu rero umwami w'Abisirayeli ashobora kuba yaguriye umwami w'Egiputa ngo adutere. Nimuze twiruke duhunge.
nta nubwo bigeze burira amafarashi yabo, barahunze bariruka, bose barirutse barahunga, nta n'umwe wasigaye. nuko ababembe bane baraza bati turitanze, turabasabye mwe kutwica, ariko nta kimenyetso cy'ubuzima cyariho. binje mu ihema rimwe babona nta muntu uririmo, babonye ibyo kurya byari bitetswe, batese izi ni inzozi koko cyangwa se ibintu ukuri? Byari bihebuje cyane. bati reka tubirye naho twapfa, reka tubirye twipfire nta kibazo, ariko nta muntu urimo. batangira gufata ifeza n'izahabu. ijambo ry'Imana ryarasohoye. Imana yakoze ikindi kintu kindi. bati yewe ibi dukora ariko si byiza, uyu ni umunsi w'agakiza gakomeye, nitwicecekera gusa tuzahanwa. reka tugende ibwami tubibabwire. nuko abembe bane basubira ibwami ku murwa, barasakuza bati yemwe mw'abantu mwe, twagiye mu ruryo rw'Abasiriya, ibintu byose birimo, ariko ingabo z'Abasiriya zirutse zahunze. muri iryo joro abantu bose bagiye mu rugero rw'Abasiriya basangamo ibyo kurya byinshi, bafashe amagare yabo, nuko bapakira ibyo kurya baratwara. bukeye bwaho abantu batangira gusakuza bati nimuze mugure hano indengo y'ifu y'ingezi, indengo y'ifu y'ingezi ni shekeri imwe, indengo ebyiri zisa nazo ziragurwa shekeri imwe, nimuze mutugurire. uko niko byagenze. ariko wa mutwara umwami yegamiraga yanze kumvira ijambo ry'Imana, byarangiye apfuye. yabonye neza uburyo bikoretse, ariko ntiyabiryaho. ndabinginze twe kumera nk'umutwara umwami yegamiraga, tujye dukomeza twizere Imana. ugerageze kurana ibyaha byawe byarababariwe cyangwa bitarababariwe. wikurikira icyo ibitekerezo byawe kubwira, kurikira amagambo muri Bibiliya. Bibiliya ivuga ko ibyaha byawe byose byogejwe mu buryo butunganye n'amaraso ya Yesu. abantu ntibizera Imana, uko byaba bikugaragarira kose, wizere ijambo ry'Imana. kwizera nuko bigenda. mu 1962 nizeye ko ibyaha byanjye byose byogejwe. guhora iki gihe Imana yahoranaga nanjye, ubu sinkiri umunyacyaha. Imana yavuze ko ndi umukiranutsi, nejejwe n'amaraso ya Yesu. ni Imana ivuga ko nejejwe, ubwo nyine nejejwe. iravuga ko itakibuka ibyaha byanjye ukundi. mu bitekerezo byanjye nsa nkaho ndi umunyacyaha, ariko Imana iravuga ngo naruhagiwe, ubwo nyine naruhagiwe. ubu nizeye ijambo ry'Imana. guhora iki gihe Imana yankoreye mu buryo buhebuje cyane. iyo Mana rero turayizera. uramenye ntukizere ibitekerezo byawe, utitaye ku buryo bikugaragarira, ujye wumva ibyo Imana ivuga. yuko kubw'amaraso ya Yesu ibyaha byacu byose byejejwe bikara nk'urubura. umuntu wizera ibyo aba ari umunyamugisha, cyo kimwe nk'ababembe bane. ariko umutwaro umwami yegamiraga utarizeye, yishwe n'inzara, yibonera ibyo kurya biza, ariko ntibashije kubiryaho. uko ibitekerezo byacu byemera kose, wizere ko Yesu yogeje ibyaha byacu binyuze amaraso ye. icyo gihe ubuntu n'imigisha by'Imana bidashira bizabana nawe. kadusenge. Mana Data, ni koko twari dufite ibyaha byinshi, nubwo wavuze ko watwejeje, ariko Mana twari dufite ibyaha byinshi cyane. uko ibyaha byacu byanganaga kose, mu gihe uvuze ko byogejwe, biba byarogejwe. amaraso yo ku musaraba, twizera ko yejeje ibyaha byacu. dukundire twe kwizera ibitekerezo byacu, twemerere twizere ijambo ry'Imana. utwemerere kwakira ubuntu bwawe. tugushimiye iki giterane, turagushimiye Nyagasani. dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. murakoze cyane.